Muraho neza bakunzi ba Minembwe Capital News, turi kumwe nanone muri gahunda yacu yo kubagezaho amakuru asesenguye kandi yizewe ku bibazo bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi turagaruka ku nkuru ebyiri zikomeje kuvugisha benshi mu karere k'ibiyaga bigari. Inkuru ya mbere ni y'urupfu rw'umuhungu Ruduga Abdullah, umwe mu bayobozi bakomeye b'umutwe wa Wazalendo wapfiriye mu gitero cya drone cyabereye i Ruvungi mu kibaya cya Rusizi. Turavuga aho yaguye, aho yashinguwe, uruhare yari afite muri Wazalendo ndetse n'ingaruka urupfu rwe rushobora kugira ku mutekano wa Kivu y'Amajyepfo. Inkuru ya kabiri iragaruka ku nama mpuzamahanga yahuje ibihugu bikomeye byasabye impande zose zihanganye muri RDC guhagarika imirwano ako kanya mu gihe intambara ikomeje gukaza umurego muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Mukomeze kudukurikira kugeza ku musozo kugira ngo twumve isesengura yimbitse kuri izi mpinduka zikomeye. Muri aya makuru muri kumwe na Bruce Bahanda n'umunyamakuru utangiye kwimenyereza kuri Minembwe Capital News, Charles. Amakuru yemejwe ku mugaragaro ni uko General Byamungu Ruduga Abdullah yapfuye mu ntangiriro z'igicumweru azize igitero cya drone cyamugabyeho i Ruvunge mu kibaya cya Ruzizi muri teritware ya Uvira, aherutse kubera ibikorwa bikomeye bya gisirikare. Kuko byatangajwe n'abamwegereye ndetse n'abayobozi ba Wazalendo ngo yari mu bikorwa byo guhuza no gutunganya imitwe ya Wazalendo ikorera muri ako gace mbere y'uko drone imurasa. Nyuma y'iminsi myinshi amakuru y'urupfu rwe avugwa ku mbuga nkoranyambaga no mu baturage, urupfu rwe rwemejwe mu muhango wo kumushingura wabereye Ikigogo muri teritware ya Uvira. Muri uwo muhango abarwanyi ba Wazalendo, abayobozi babo ndetse n'abaturage bamusezeho bamushimira uruhare yagize mu guhuza imitwe ya Wazalendo no kuyobora ibikorwa bya gisirikare mu bice bya Uvira, Fizi na Mwenga. Byamungu yari umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye muri Wazalendo, cyane cyane mu bikorwa byo gushaka guhuriza hamwe imitwe yitwara intwaro ikorana na FARDC bya hafi. Yarazwi cyane mu gukangurira urubyiruko rw'abapfurero n'ababembe kugira uruhare mu mirwano yabaga ihanganye mu mitwe itandukanye irimo MLDP Twirwaneho, M23 ndetse n'indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko kandi izina rye n'umutwe wa Wazalendo byagiye bivugwaho byinshi, aho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yakomeje kushinja bamwe muri abo barwanyi ibikorwa birimo kunyaga abaturage, gusahura no guteza umutekano muke. Urupfu rwa Byamungu rubaye mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu duce twa Minembwe, Fizi, Uvira na Mwenga. Muri aya makuru twabateguriye, reka twinjire mu isesengura, aho umunyamakuru wacu utangiye kwimenyereza agiye gusesengura iyi nkuru. Reka twiyegereze bwana Charles Muhumure asesengura kuri iyi nkuru. Urabona ko Byamungu yari umwe mu bajenerali bakomeye hariya muri gice cya Uvira. Uyu munsi rero yapfuye, ariko byabanje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bagenda bahamya ko yapfuye, ariko nyamara andi makuru yazaga avuguruza ibyavuzwe mbere. Ariko habaye ejo bundi baramushingura, ndetse mu kumushingura byemezwa ko yishwe, kandi yishwe na drone. Ibi ubivugaho iki Charles? Murakoze mwana Bruce. Icyo nabivugaho ano ko uyu mugabo mbese ni nkawe warufashe kariya gace, ni nkawe warufashe nk'akarere kaziriya ngabo z'Abazalendo. Yego. Uti impamvu uvuga ngo bari Abazalendo, yaba umubembe yaba umupfurero, uvuga ngo bose we yabahuzaga bakanguriraga kugira ngo bibumbire hamwe barwanye umwanzi, barwanye abanyamurenge. Abanyamurenge gana umwanzi wabo, ngira ngo niwe umwanzi wabo mukuru. Bavuga ko ari umwanzi mukuru. Si umukuru banza arenze ahubwo nuko bagukunda. Icyongeyeho akabakangurira kugira gute agenda asansibiriza abana
kuja mu gisirikare mu kimayimayi mu kimayimayi. ese buriya ngira ngo wazalendo abasirikare ni ikintu kiri aho ntabari abasirikare mbese bo urabona bo baturusha kumva vuba. Yego. Kubera ko ibo nta training bakora nta kintu na kimwe bakora baranyaga ku mugaragaro naho twe uvuga ngo iyo baradukangurira uragenda ugezeyo uje kuri training bakwigisha igisirikare ukuntu gikorwa ugahabwa imbunda uzi kuyikoresha. Tunyaga tiwe umuturage kandi iyo unyaze uhahurira n'ibibazo byinshi kuko baguha discipline. Nkaba wendaho nabeshya nkaba wenda ugiye wenyine nabwo mu gisirikare cyatwibanaho ntawe ugenda wenyine tubibaho ariko unyaze uri kumwe n'undi n'uwo mwami uri kumwe wenyine yagusigaho. Yego. Ukoze ku muturage cyangwa uramuhutaje kubyiba ntibishoboka. Muri M23 ntibikunda hose ntibishoboka nyayo makuru ndayazi ku n'abavuyeyo n'abariyo tsarege tuvugana nawe ubwawe babayeyo cyane haba muri twigwaneho nabayeyo haba muri none nabayeyo intambara nyinshi nazibayemo kugeza kure. Hanyuma ati yabahurizaga hamwe uyu munsi akaba yapfuye ni Byamungu Abdullahi ariwe Rutuka. Bwana munyamakuru urabona bishobora kuzana ingaruka ati impamvu uyu munsi barabazana bashobora kuvuga ati umubyeyi wari udufite aragiye kandi abamwishe niwe abanyamurenga ari wa mwanzi wacu. Ati rero dukora iki mufosingi hasi no hejuru tubakubite mpaka twihorere kubera ko bishe umubyeyi wacu. Kugeza kuri ubu Imana ntibeshi bari gushinja ko M23 ariyo yagize ute yamwishe ngo yarizeho amakuru n'ahari n'aho yicaye. Numvise ahubwo banavuga ngo ako ni inkuru nyine z'abantu ntabwo bazifata wari umuntu wababwiye ngo umumaneko wabo ngo barimo ushobora kuba ngo wabaye amakuru donc aba mu ruhande rwa Wazalendo. Uruhande rwa Wazalendo ibyo n'ubundi bizwi ko aba basirikare ba FARDC cyangwa se Wazalendo bagira ubutasi buri hasi cyane ariko iyo urebye ubutasi bwa M23 cyangwa bwa MLDP twirwaneho ubutasi bwabo bo buri hejuru. Guciye mu ijambo bwana munyamakuru njye nabaye hari kuvuga ngo bibo zira tuvugane zaje twagiraga ibo twarabumvaga ibyo bavuga byose Wazalendo nibyo baje gukora baza gututera twe tukabimenya mbere yuko bahaguruka bazi wacu twe tukabatanga kujya he kubatega. Ibyo biri mu bituma bahura n'akaga cyane gakomeye kuko narebye ibitero uko FARDC bikora nuko M23 bikora usanga ibya M23 ari byo bigeze ku ntego ikomeye cyane kurusha uko ibya FARDC bigera ku ntego. Ari bwana abanyamakuru urabona twebwe hariya igihe abayobozi batangaga briefing bakavuga umuntu uri gukoresha tuvuganeho iyisanzwe ntoya ntago bari bwumvikane bagatanga itangazo kuri uru mwengu. Yego nko babyitaga hembo bize no kuri uru mwengu ngo umuntu wongera gufungura arahura n'ikibazo abo bakoresha kadogo zari iki telefone buno butoya nini ntago zari zitaremerwa nyine kubera ikirere. Yego kubera ikirere ano ibyomba bakabikupa bagakoresha kadogo telefone ku yindi. Habaho n'igihe nk'umuyobozi yari nubwo yaba ari inyuma akoresha telefone niyatangiraho gahunda yose iri bugende bwo kubera ko ikirere nino telefone nini ntibibona ashobora kukurya nka kuriya urabonye bariya kubera connection zingizi nimbi rero ugasanga iyo bikururiye akaga bo batazi kandi ikindi kibazo bagira tabanga bagira donc kuvuga ngo ibintu byose bagiye gukora babivugira iyo ni uruhande rwa leta no mu kirikare wundi wo hasi wikorera amasahani n'amabido utazigara no ku rugamba rwo ku gikoni amakuru akabara yamenya ngo tubwiha noneho kubera ubwenge bwabo buke n'aba munsi bateguye mba tuzaje kurasa ejo cyangwa n'umugoroba ntamanutse mu gasantere ntagiye kunyaga hariya ntagize gute amara kubita akanyanga yagera ati ziriya mbwa ntagize mu baturage ati ziriya mbwa reke zihagarara ejo tuzazereka cyangwa n'umugoroba noneho ba baturage abwira
bose siko ari ababo kandi bose siko banze M23 hakavamo umwe agakoresha telefone cyangwa baragendaga batugeramo bagera no muri Bazalendo na leta yego bavuga ati twebwe amakuru dufite nuko nyirabyiboneye n'amaso gutya kugeza aho baje benda kuturiye kudukandagira ku mitwe tubareba gutya turabihorera baraturasa hafi umunsi wose turabihorera turyamye turi kubihorera hano bari barashize igikuta cy'amabuye ngo M23 itazaharenga ubwenge buke nayo baragisimbuka twe tujyamye iruhande rwacu turacika njye kugera ahantu bitazaburungu aje kirori burundu uti ibi ngibi bishobora kugira ikibazo kuri Wazalendo ikaba yohungabana kubera ko banapfushije umuyobozi kuko urabona uyu muyobozi yapfuye no kuvuga ngo abo yarayoboye barahungabana kandi bwana munyamakuru nani bagiye urabona uyu mugabo naho birebye utereye ijisho imbere ukuntu yarabafashe nk'umubyeyi n'ukuntu yagaragaza kubohoza no kubumvikanisha ariko uyu munsi ndi ibintu bibiri niba tihorera ngo bakomeze bakore bibi ko babimenyereye yego baracikamo ba Wazalendo baracikamo uti impamvu niwe yagaragazaga kubunga n'abakoze utunyanga n'abagize gutakabumba ndetse hari inyandiko mfite ivuga ko ari no mu babuzaga Wazalendo kunyaga no gusahura yego donc yagaragazaga kubabumba kuko abandi bayobozi ba Wazalendo urabona nk'abitwa ngo ni ba Kamama ni Kamama kuko nibo banyaga kurusha abasirikare ba warawigeze ubona igisirikare komandara unyaga kurusha umusirikare wa Kamama afashe umwanya wa mbere hari abandi rero bitwa ngo ni ba Makanaki Makanaki usibye no kunyaga ari mu bantu bica bene wabo no kuvuga ngo mene wabo ugiye contre nawe gatoyi ahita mwica nubona Makanaki y'amakuru narakurikiye kubera ko nta gisirikare nta muco yizi wa gisirikare nta tegeko n'imwe rya gisirikare azi ni ukugenda gusa ngo yambaye ibiteni no kuzamura intugu ngo zarakuze ntawazimukujije ntaco yize abikoze nuvuga ngo nawe abasirikare bandi numuvuzeho gake urabona nta wenda urebye nta bantu kabareba cyangwa gisirikare nta hantu hazabura udutiba yego bishoboka ariko ubona ko bamuzanyeho udutiba bukeya akakumva kandi nimwe nawe kandi muri ngo ntuharara utaje kugumura abandi cyangwa impeta ziwe utaje kuzisura bayerekana ko ari umuntu ukomeye hagati aho twabonye ko n'ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika Denmark n'Ububiligi ngo byihuje bikora inama byemeza ko iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihagarara banategeka impande zihanganye guhita zihagarika imirwano ku kanya ibyo byo bivuga iki umunyamakuru wacu njye ntabwo nemeranya nabo sinabyemeranya ndabipinga uti impamvu urebye igihe byahereye abo bahagaritse intambara basinye none bavuga M23 isubira inyuma ariko hari aho yagiye isubira inyuma kazawarekare Uvira hose nanjye ukubwira burya hari aho twageze badusubiza inyuma bagenda turicara ariko twe turubaha kandi turumvira tugende kinyume ya sheria ariko ibona kuvuga ngo ibihugu ntibivuze ngo bahagarike intambara yego uyu munsi M23 ishobora kuvuga ati mbabare ruvunga mbabare subire mu Kamayira cyangwa tugende Bukavu mu santere dufungire hariya ariko ubu rero siko nibava hano birara hakurya uwo munsi barabarara kandi bahabakura ariko barazana nibo babarasa mbere nibatanaza barama basherenga umunsi wiwe nuretse wabona umuntu akwica buri kanya kandi wowe utabuze amaboko yo kumwica urabona watega mu ijosi ngo bariteme ibi nibyo ibihugu by'ibituranyi bihora bibwira Perezida Tshisekedi bikamubwira ko intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo iva ku miyoborere mibi ikagaragariza kiriya gihugu ko kigomba gushira umurongo mu miyoborere yacu donc bishatse kuvuga ngo
intambara uko ikomeza bigaragaza ko biva ku miyoborere mibi ya Kinshasa, kuko njyewe nk'uko nabivuze cyangwa se nk'uko nanjye mbibona ku giti cyanjye, mbona buriya leta ikeneye mu intambara ihagarara neza cyane, kubera ko narebye n'uko wari utangiye no kubivuga, FARDC niyo itangiza urugamba kandi itarushoboye, kandi ni ishotora kandi ikiruka mbere, yarangiza igasubira igahunga. Urabona umunsi M23 iva muri Uvira, Bazalendo ntabwo bigeze bemera ngo bavuge ngo M23 yavuye muri Uvira, bavuze ko aribo babirukanye kandi bahavuye ku bushake. abansi nyirange mu nzu ndarira numvaga ndaganje, ibyo byo ni bisanzwe. Uvira bashobora kwisubiramo bishimye no bakuyemo nabyo abana n'ukuntu binjiyemo ukuntu basubiyeyo, ariko biriya bo bifite ingaruka ku baturage, ariko kandi mu bundi buryo bwa diplomasi bifite isura nziza, bigaragaza neza ko M23 ishaka amahoro. ibyo nakubwiye kare, ibyo nubwo na Amerika nona nubwo babwira ati musubire he iguma, nona uyu munsi bahagaruka, ariko amanyanga ari bukorerwe hariya aho bavuye, niyo rero atatuma bakomeza kurebera n'amaso. Nawe ntiwareba uwawe ubakomeze bamutemagure, ufite imbaraga kandi ari kugutegeka ari kure yawe, ntiyaje no kuvuga ngo reka kino kibazo mfite ngikemura nyuma y'iminsi 2 cyangwa 1 kirangire, ukubwira gutya ari kure kandi nawe ari kubwira we wubashe, ariko ubundi umugenzi wawe arakomeza gushotora, maze ubona yagutema none ejo akagutema. Abo waba uri guhombya ahubwo wabashoye mu mbaraga nk'abo ngizo bari gushora, ukareba ko wakwigwana. Ibi nibyo nkundira Joseph Kabila Kabange, igihe cye nubwo igihugu cyabayemo intambara, ariko hari ukuntu yiyegerezaga imitwe akayikura mu ishambi ikaza muri leta. Uyu rero Kisekedi we yavuze ko adashaka kuganira na M23 ngo ni ukuyiha icyubahiro, kandi azi kuko M23 ifite imbaraga n'ububasha haba ku rugamba haba no muri politiki. Buriya M23 nubwo ari umutwe kandi amahanga ntabwo aheza imitwe agaciro cyane, ni ukuvuga ngo ibyo Kisekedi avuga nibyo byubaho, ariko urebye neza ukuntu umutwe wa M23 wubakitse, niyo leta ni nkayo yakagombye kuba leta ya Kongo cyane. Donc leta yo akaba ari ije hariya mu ishamba akasubira kumuhore, kuko yo urebye ahantu M23 iyobora abaturage neza kandi ikabashakira amahoro n'umutekano. Ariko urebye ibice FARDC icunze mu minsi ishize, ushobora kuba bigenda barabikurikiye, Baraka aba societe civile yagiye ahantu iricara irandika itabariza leta y'Kinshasa, irababwira ngo dushaka abasirikare hano muri Baraka, baraturembeje, ko baratunyaga, ko baratwica, ko baratwinjirana mu mazu. Wumva abasirikare bakagombye kurindira abaturage umutekano, nibo babujije amahoro. Singo wangura mu musirikare none abona abasirikare kweli abo nibo bakagombye kugiriya mu ishamba bakareka M23 kayobora igihugu, kandi umunsi M23 yayoboye igihugu Kongo yobona amahoro, impunzi zigataha. Nuri muri Amerika yavaye akaje gutura muri Kongo cyane rwose, habarana muri Amerika. Hanyuma tugana ku musozo, niki wobwira leta yacu cyangwa se wobwira Bazalendo babuze umusirikare wabo ukomeye cyangwa se umuyobozi wabo, wababwira iki? Cyambere ni Paul ne bakomeye niko bimeze, aho usangira no dakoramo cyane rwose, muri abaje gucokoza nyine, kandi ngo gwishigisha ararusoma rwose, kandi bari baje gusurana, abari bagiye bari bahazi, kandi bari gutaha abandi batabaramukije. Hari inyandiko mfite igaragaza ko abitabiriye iyo nama twavuze haruguru, donc iyo nama yabayemo ibihugu biriya bikomeye biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububirigi n'Ubudage. Iyo nyandiko iravuga ngo abitabiriye iyo nama bavuze ko gukomeza imirwano bishobora guteza ikibazo gikomeye
c'ubutabazi no gukomeza guhungabanya umutekano mu karere kose k'ibiyaga bigari. Ni muri urwo rwego rero basabye impande zose zirimo FARDC, Wazalendo, M23 na MRDP twirwaneho n'indi mitwe yitwaje intwaro guhagarika ibikorwa bya gisirikare no gusubira ku meza y'ibiganiro. Reka dusoreze amakuru yacu hano, ndabona amasaha akomeje kwicuma. Mu gusoza, urupfu rwa General Byamungu Ruduga Abdoulaye rugaragaza uburyo intambara yo mu burasirazuba bwa RDC ikomeje gufata indi ntera, mu gihe amahanga nayo akomeje gusaba ko imirwano yahagarara ku kanya. Ese urupfu rwe ruzahindura imbaraga za Wazalendo? Ese amahanga ashobora koko guhagarika iyi ntambara imaze imyaka myinshi? Mukomeze kudukurikira kuri channel yacu Minembwe Capital News kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru asesenguwe, yizewe kandi agezweho ku karere k'ibiyaga bigari. Timwibagirwe gukanda like, subscribe, comment na share kugira ngo amakuru yacu agere kuri benshi. Nabijeje ko tukiri kumwe n'umunyamakuru, uyu numwe mu batangiye kwimenyereza hano kuri Minembwe Capital News, aho azajya bagezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru atandukanye. Nakagaruka nje wari uyoboye ikiganiro ni Bruce Bahanda, narindi kumwe na mugenzi wanje Muhammad Charles. Murakoze, tuzongera ubutaha.